shimye Imana ko mumpaye ijambo mukaba mumpaye aka kanya keza ko kuba imbere y'Imana turi kumwe twese. Rero iki gitondo cyiza turagira ngo twese twifate neza, tubanze dushima Imana ko yatumye twese tugera uyu munsi tukiriho, tukadushima Imana. Turagushima Mana yacu, turagushimye kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko ugira neza ugatabukira, turagushimye ko waturinze mu minsi yose itambutse, tugushimye kuko waturinze gupfa. Hari benshi bapfuye ariko twebwe turacyariho, hari benshi bahuye n'intambara z'uburyo butandukanye, hari abari mu nzu z'imbohe, hari abari mu bitaro, ariko twebwe babashe kuturinda no kuturengera. Watugiriye neza, warinze abantu bawe, warinze itorero ryawe, warinze abera bawe, warinze abayobozi, warinze igihugu cy'u Rwanda, watubereye maso. Iki gitondo tugeze aha hantu tuje kumva ijambo ryawe, tuje gusangira nawe ibyo kurya byera, tuje kugirirwa neza nawe. Uyu mwanya turagushimye kuko warinze abagabo, ukarinda ababyeyi, ukarinda abasore n'abakobwa, ukarinda abasaza n'abakecuru, ukarinda abana batoya, bose bakaba bazindutse ahantu kugira ngo basangire nawe. Turagushimye Mana data twese, uyu mwanya amagambo meza tugiye kumva ni ukuri uduhereza imbaraga umwuka wera, uducuncumurireho umwuka wera, udusukira imbaraga zo mu ijuru, uturinde ibyatungabanya, uturinde ibyatugirira nabi, uturinde ibyaturwanya, uturinde imiyaga n'ibiraba, uturinde abanzi n'abangirizi. Turagusabye kugira ngo ingabo zo mu ijuru zurukire kutugirira neza, kandi ingabo zo mu ijuru zurukire kuturinda no kuturengera. Turagusabye kugira ngo ijambo ryawe rinyure mu matwi yacu, ntirinyure mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo urikomeze mu mitima yacu. Kandi data twese uri mu ijuru, ndagusabye kugira ngo amavuta yawe aboneka ahantu kubw'izina ryawe ryera Kristo. Urakoze, amen. Muraho, turabashimiye kutwakira, dushimiye abayobozi babanye natwe bakatwemerera kugera aha hantu. Turashimira abayobozi baduhaye iri jambo, bakaba badutumiye aha hantu kugira ngo dusangire ibyo kurya byera. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, turagira ngo twibukiranye iminsi ishize icyo twabashije gufatikanyamo namwe. Mu minsi ishize twavuze ku ijambo ry'Imana ry'ukuntu umuntu yabasha kuba umuzabibu mwiza. Twavuze ko turi igiti cyiza, kandi igiti cyiza cyeraho imbuto nziza, kandi izo mbuto zikaba nyinshi, izo mbuto zikagumaho. Buri muntu wese ushonje hirya no hino yabasha kugera kuri cya giti, akabasha kugira icyo yabasha kugikuraho. Rero umuntu wese ahari uyu mwanya, nagira ngo mwibutse ijambo ubushize twavuze ko twese twagakwiriye kuba nk'igiti cyiza cyatewe hafi y'umugezi, gihora cyera imbuto zacyo kandi amababi yacyo ntiyume. Ni ukuvuga ngo icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, amababi yacyo yatuma, gihora cyera iteka ryose, gihora kirabya, gihora cyera. Ari umukuru, ari umuto, ushonje, iyo atekereje kuri cya giti ukuntu ari cyiza, ajya kureba aho icyamurengera. Imana ishimwe. Uyu mwanya rero turagira ngo twongere twibukiranye iryo jambo. Uyu munsi wumve niba ukiri igiti cyiza, wumve niba ukiri igiti kigishorera ku mazi, wumve niba ukiri igiti gihora gitoshye, wumve niba uri igiti gihora cyera imbuto nyinshi, wumve niba gihora kirabya cyera, imbuto zacyo ntiziveho, zigahora zinezeza abantu iminsi yose. Imana ishimwe. Kandi kikaba igiti cyiza cy'ingirakamaro, cyera imbuto ziribwa, kitari cya giti cyera imbuto zisharira, kitari cya giti cyera imbuto z'amaho. Imana ishimwe. Mbaye mbashimiye ko muri nka cya giti cyatewe hafi y'umugezi, ko muri nka cya giti gihora cyera imbuto nyinshi, kandi imbuto nziza ziryoheye abantu. Imana ibafashe kandi ibaha umugisha. Turagira ngo dufatikanye rero ijambo riturutse mu gitabo cy'umuririmbyi, kitwereka kuntu Yesu ari we giti cyiza kiruta ibindi biti, ari we giti cy'umuzabibu,
kandi kariwe tugomba kwihishamo ibihe byose. Reka turirimbe uwo muririmbyi w'167 aratubwira ngo Yesu niwe nihishemo. Uyu munsi iki gitondo cyiza wumve ko ugiye kwihisha muri Yesu, wumve ko ugiye kwihisha muri Yesu. Tuharirimbe. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyankura w'amahoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambere itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Nta nubwo imivinde mbana, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazambemukira, azambera ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yo yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Uyu muririmbyi ajya nezeza. Nuzuye umunsi wa none muri iki gitondo kugira ngo tuvuge kuri uyu muririmbyi. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka, arareba yabona nta handi hantu yabona ubuhungiro. Abona nta wundi muntu wamubera igitare. Abona nta n'ikindi kintu yakwihishamo. Imana ishimwe. Aravuga ngo umwami Yesu, umwami Yesu niwe nihishemo. Aravuga ngo nta handi yakwisha mu mwami Yesu. Imana ishimwe. Aravuga ngo yamubereye ubuhungiro, ngo nta n'icyamukuraho amahoro ye. Imana ishimwe. Muri iki gitondo wumve ko n'ahandi wakwihisha, ibigutera byose n'ibigutesa. Nabonye ubuhungiro uretse muri Yesu. Niwe wambereye ubwugamo, ambera igitare, ambera igitangaza, biramenyekana. Imana ishimwe. Haleluya. Nange muri iki gitondo ndanyamubwire ngo wumve ko ugomba kwihisha muri Yesu. Muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi wihishe muri Yesu. Niwisha muri Yesu nta ntambara yagutera ubwoba. Niwisha muri Yesu nta nzara. Niwisha muri Yesu nta ndwara. Niwisha muri Yesu nta kuroga, nta rusaku, nta nduru, nta munya, nta munkanyari, nta gususarara. Niwisha muri Yesu.
niwugamamo, kuko azaba akubereye ubuhungiro. Nuterwa n'ibyo byose ukaba uri muri we neza, haleluya, uzabona byose byakubereye namaye, bizakubera ubusa. Imana ishimwe. Iki gice cya kabiri kiratubwira ngo ku manywa ngo ajya atubera igicucu. Imana ishimwe. Ngo kandi ngo yakubereye itara nijoro, haleluya. Ku manywa izuba riva ryarindi rikomeye rimwe rikubiza ibyuya, kuko uri muri Yesu yakubereye igicucu. Ugenda wumva iryo zuba ntacyo rigutwaye, ugenda ibyo byuya byose birimo bikubira ntacyo byagutwara. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo akubera igicucu ku manywa y'ihangu, izuba rikubereye igitangaza, ubona nta hantu wakwikinga ngo ubone akabeho. Bishatse kuvuga iki? hari amanywa ajyaza akakubera hari amanywa ajyaza ugahuramo n'ikigeragezo kikubera nk'icyakubiza ibyuya. Hakaza ikigeragezo kimeze nk'izuba ry'inkazi, ugashaka ahantu wahungira ukahabura. Imana ishimwe idutabare kandi turengere kandi turenganure. Hari igihe ugera ahantu ukabona wahuye n'amakuba, ugashaka umuntu wakurengera ukamubura, ariko kuko Yesu ari igitare twihishamo, iyo uri muri we uragaruka ukavuga ngo ntacyo bitwaye, ibi bimbereye nk'ibindi zibyuya. Yesu ambereye igicucu, arabyoroshya, ugatambuka ugashyika aho wagombaga gushyika utananiriwe mu rugendo. Imana itugirire neza. Mw'ijoro igihe ubona igicuku cyabuditse kuri wowe, akubera itara akakumurikira. Hari igihe ibigeragezo bikugeraho ukabona byakubereye nk'ijoro. Hari ijoro ugenda wagera ahantu hari nk'amakorosi cyangwa hari nk'ishyamba cyangwa se ahantu hadatuwe n'abantu. Hari igihe uhagera wajya kumva ibintu bimeze nk'ubwoba muri wowe, ukumva wasubira inyuma, ukumva utakomeza muri rwa rugendo, ukumva wasubira inyuma ugiye gushaka abantu nibura bakumara ubwoba, ukumva wasubira usa n'usatira ahantu wenda hatuwe n'abaturage, wakumva nibura n'ijwi ry'umuntu umwe uvuga ngo yaba narindyumvishije wabona ihumure. Ariko hari ijoro ujyaho ukabura n'uwakubera, ukumva wabuze naho wabona iryo humure na ritoya. Igihe rero wabuze ubuhungiro ukabona nta butabazi na buke ugifite muri ayo majoro, Imana ikubera itara. Imana ishimwe. Iyo ufite Yesu muri wowe, umufite neza, ugenda muri cya gicuku cya nijoro ukumva nta bwoba ufite, kuko uba ufite Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Hari amajoro menshi y'ibigeragezo umuntu ajya ageramo. Hari igihe ugera mu gicuku cy'intambara z'uburyo butandukanye, hari igihe ugera mu gicuku cy'inzara ukabura ahantu na hatoya wakura kakurengera, ukareba hirya no hino ukabona nta hantu wabona icyakurengera, ukareba hepfo no haruguru ukabona ntaho watora icyakurengera. Ariko Yesu, haleluya, akubera itara. Iyo ugarutse ukabona Yesu umutekerezaho, ukavuga ngo Yesu ngwino untabare, ikigaragazo kimbanye kirekire, ikigaragazo cy'inzara kimbanye cyinshi, ndi gushakisha sindonge, ndi kureba hirya no hino ntibyemere, ndashakisha aho nacuruza nkabura icyo ncuruza, nashakisha nabona icyo gucuruza nkabura iseta, wabona iseta wacuruza ukabona ntibyemera, ukabona imisoro yakubanye myinshi, ukabona igicuku cyakubudikanye. Ariko inama nakubwira muri iki gitondo dushingiye kuri uyu muririmbyi, nuko wakwihisha muri Yesu. Iyo wugamye muri Yesu ukamusenga, ugahamagara Imana yo mu ijuru, ugahamagara Data twese mwiza, umwereka icyo gicu cyakubudikanye cya nijoro, nawe akuzira nk'umunyembaraga, kuko yatubwiye ko ari we gitare, ko ari we rutare twihishamo. Akuzira nk'umunyembaraga, urutare rukomeye cyane, akakubundikira. Haleluya. Yamara kukubundikira ukamureba ukamutumbira, ukabona yakubereye itara, ukabona umucyo uraje, hahandi wabonaga bitemera bikemera,
bitemera, hamwe wabonaga uri gucuruza ntucuruze ngo ubone inyungu ukabona wungutse, hamwe wacuruzaga ukabona nta bakiriya, ukabona Yesu yakuzaniye abakiriya kuko yakubereye itara, ibyawe yabimuritsemo, ibyawe yabicaniriye, yacanye umuriro, harabona ibyari bimeze nk'ibikonje byasusurutse, abantu babonaga bitemera ujya kureba ukabona bizemeye. Imana ishimwe. Uyu mwanya hari igihe waba wicaye ahangaha cyangwa waba uri kumva uyu muririmbyi w'167 ukamufata nk'umuririmbyi, ariko uyu muririmbyi waririmbye umuririmbyi yageraga ngo agushishikarize nanga nshishikarize ko nta wundi muntu watubera ubwisho, watubera ubwugamo, watubera igitare uretse Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Nawe wa mugabo uri ahangaha wihishe muri Yesu, nubona bikomeye umwisunge, nubona byanze umuhamagare, nubona ijoro ryakugeranye ryakubudikanye ukabona umwijima kubanye mwinshi, utabaze Yesu niwe tara rizima, niwe ujya utumurikira ku manywa na nijoro, niwe ujya utubera amaso, niwe uturebera, niwe uturebera ibiri hafi n'ibikure, akakuyobora maze akakugeza aho ugomba kugera. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero numvishe ko muri iki gitondo turi buze gusoma ku ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere tugeza ku 8. Twasome izina rya Yesu. Haleluya. Ni igitabo ni ijambo ritubwira ku ijambo urukundo. Amen. Reka dusome igitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 3. Umutwe w'amagambo uravuze ngo abana b'Imana n'abana ba Satani baribo. Murongo miravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze. Murebe urukundo Data twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye. Kuko batayimenye. Kuko nabo batayimenye. Bakundwa rero. Ubu turi abana b'Imana. Ariko uko tuzamera. Ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko. Yesu niyerekanwa. Tuzasa nawe. Kuko tuzamureba ukwari. Haleluya. Kandi ufite ibyo byiringiro. Haleluya. Muri we. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we. Haleluya. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye. Kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Muzi yuko ngo yerekaniwe gukuraho icyaha kandi nta cyaha kimuriho. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka murebe urukundo ruhebuje. Turagira ngo tuvuge ku rukundo rw'Imana. Iyo nitegereje urukundo rw'Imana mbona ari rurerure, rurahebuje koko nk'uko uyu mwanditsi yabyanditse. Iyo tururebye tubona tutavuga ibigwi byarwo. Nta kuntu umuririmbyi we yaravuze ngo ntiyabona naho yarwandika, ngo ibyatsi byose nubwo byaba impapuro ngo yakwandikaho bigashira, ngo uducumu twose two mu isi nubwo twaba amakaramu nayo yashira, nubwo inzuzi nazo zaba wino nazo zashira, kubera urukundo rw'Imana. Iyo nitegereje urukundo rw'Imana idukunda dusanga ruhebuje nk'uko ijambo ritubwiye. Ijambo riratubwiye ngo Data wa twese yaradukunze. Urwo rukundo yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenya kuko batamumenye. Imana ishimwe. Nta kuntu bamenya urukundo rw'Imana kuko batigeze bamenya uwaruduhaye. Nicyo gituma batatumenya. Uyu munsi wa none urahangaha waje gushaka
waje kureba, waje gusaba ufite urukundo ruhebuje, wa wundi duhereza ataducyuriye, wa wundi utaduhagononwa, wa wundi ufite ibintu byose mu biganza bye, wa wundi ugira neza bugacya bukira. Urwo rukundo rw'Imana nirwo rwatumye menya, urwo rukundo rw'Imana nirwo rwatumye menya Yesu. Haleluya. Nirwo rwatumye menya Yesu, kuko wamumenye byatumye uva mu rugo hirya no hino, ureka ibyawe usiga byose uraza uje kumukurikira. Urwo rukundo rw'Imana rujya rutuma abarwayi rubakiza. Iyo abarebye bakamutakira arabakiza, iyo bashonje baramutakira akabagaburira. Nta muntu ujya upfa kwicwa n'inzara iyo yegereye Imana, iyo yegereye yagendanye na Yesu, umukozi mwiza, umukozi w'umuhanga. Iyo wagendanye na Yesu ukagendana nawe iminsi yose, kuko adukunda cyane, uramubwira ngo dore ibintu byagenze nabi akabigenza neza. Uramubwira ati dore ibintu biri kunshobokera, nako batuhumura birashoboka. Imana ishimwe. Iyo mpamvu yatumye twitwa abana b'Imana. Abana b'Imana rero iyo bagendanye n'Imana iminsi yose uba uri umunyacyubahiro, kuko iyi Mana ni inyacyubahiro, iri hejuru y'abanyabyubahiro bose. Iyo ugendana nayo, ukabana nayo, ukicarana nayo, ugasangira nayo, uba uri umunyacyubahiro. Imana ishimwe. Uyu mwanya muri abanyacyubahiro, kuko mugendana na Data, umwami w'amahoro, Imana igira neza bugacya bukira. Byatumye kwita umwana wayo kuko wayumviye. Iyo wumviye umubyeyi yumva ntacyo yagusigisha. Iyo wumvira umubyeyi, iyo aguhamagara akakubona, yagutuma ukihuta, yaguhamagara ukitaba karame. Amena. Aravuga ati umwana wanjye unkunda, nange sinzamureka. Yagiye haba ahantu heza, haba mu mitamenwa, haba mu giparakomando, haba muri perezidansi, haba mu midugudu, haba mu isibo. Iyo Imana ihageze iravuga ngo mwana wanjye ngwino tugendane nawe, nkwereke icyerekezo uko kimeze. Imana ishimwe. Rero abana b'Imana iryo niryo banga babikiwe, bagera ahakomeye ntawe ari kuhabageza, ariko kubera iyi Mana iyo wayemereye irahakugeza, ikwicaza ku meza y'icyubahiro, ikakubwira ngo ndashaka gusangira nawe, ukicara aho hantu. Wajya kwireba ukabona utari umuntu wo kwicara aho hantu, ariko kubera ko wicaranye n'Imana yuzuye urukundo ruhebuje, wisanga nawe wabaye umunyacyubahiro, ugakora ku meza y'abanyacyubahiro, ugakora ku meza y'icyubahiro, kuko wicaranye n'umunyacyubahiro nawe ukitwa umunyacyubahiro. Imana ishimwe. Kubera iki? Rwa rukundo rwa Yesu rumwe ruhebuje yakubonyemo, nawe ukamwibonamo, bigatuma atanga amaraso y'igiciro akaguhindura umwana, ugahinduka umwana mwiza mushya, utari umwana w'ikizereri, utari umwana w'ikirara, utari umwana w'incibwa, kuko wumvira uhinduka umwana ugenda akagera imbere n'ibwama akahagera. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana riratubwiye kuri iki gice ku murongo waho wa kabiri, aratubwira ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi cyo nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Uyu munsi nubwo turi abantu bameze nk'abantu bakomeye, ariko ubundi turakomera neza kuko tutaragera aho Yesu agiye kwerekanirwa. Yesu niyerekanwa. Namara kwerekanwa isaha n'umunota nibigera tutazi, namara kwerekanwa natwe tuzerekanwa, kandi tumara kwerekanwa tuzasa na uwo mwanya. Imana ishimwe. Azaba areba, Yesu azaba ari imbere ya Data, Data nawe azaba ari kureba uwo mwana Yesu yagiye gucungura, yaviriye amaraso ye, yatangiye amaraso ye. Imana Data izaba ifite amatsiko yo kureba uwo mugeni Yesu yagiye gukwa. Azaba ari kureba ukuntu azaba asa,
ariko icyo tuzi ni uko Yesu namara kwerekanwa imbere ya data natwe tuzasa nawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Abagabo muzasa na Yesu, ababyeyi bara tuzasa nawe. Kandi mu yandi magambo ijambo ratubwira ngo tuzasa n'Imana. Imana ishimwe. Twese abana bakowe ya maraso y'igiciro, tukaba twarumviye uwadukoye, tukagendana nawe, tukicarana nawe, tugasa nawe, tukabana nawe muri bya bintu, muri ya majoro, muri rya zuba, muri ya manywa, tukagendana nawe, tukabana nawe muri ya miruho, muri za ngorane, muri za ntambara, muri ya makuba, muri kwa gutukwa, muri kwa gusekwa, muri kwa kwitirirwa amazina atagira amazina, ya mazina yose bagiye batwita tutasubiramo. Tukihangana Yesu, tukihanganana na Yesu akagendana natwe. Isaha nigera tuzabivamo, Yesu azabidukuramo. Namara kubidukuramo, haleluya, azaduhindura ukundi kuntu. Muri ya majoro wenda twasaga n'amajoro, ariko Yesu atubereye itara. Muri ya manywa y'ihangu, muri rya zuba ryatwicaga, aribwo Yesu yatuberaga igicucu, haleluya. Nitumara kubivamo tuzasa nawe, tuzatugeza ahandi hantu heza, tutazongera kwicwa n'iki n'izuba, tutazongera guhura n'amajoro ngo atubere umwijima w'icuraburindi. Imana ishimwe. Muri ahangaha rero nagira ngo mbashishikarize kumenya ko Imana ari urukundo, kandi ko arirwo rukundo ruhebuje rwatumye twitwa abana b'Imana. Kandi isaha n'umunota birageze byo kugira ngo natwe duhindurwe duse nawe. Imana ishimwe. Rero nagira ngo ubwire ngo va mu mwijima w'isi, nuve mu byaha nibyo bitubereye nk'umwijima, nuve mu businzi, nuve mu burozi, nuve mu busambanyi, ibyo byose bikubereye nk'umwijima mu nzira uri gucamo. Imana ni nziza, kandi nuyemerera nukuri uyu munsi wa none irakubera itara, ije kumurikira. Nongere kugenda mu karindagizi k'umwijima w'isi. Ubusambanyi bwakubereye nk'umwijima, wabwikuyemo biranka. Iteka ryose usanga wabaye wowe uri kugenda mu nzira z'umwijima. Iteka ryose ukisanga mu buyehezi, iteka ryose ukisanga mu busambanyi, iteka ryose ukisanga mu bushizi bw'isoni, iteka ryose ukisanga mu bwibone, iteka ryose ukisanga mu gasuzuguro. Ibyo byose bikubereye nk'umwijima mu nzira uri gucamo. Ahari wakwifuza kuca mu nzira nziza irimo umucyo, ariko igihe ukibuditse kiri imbere yawe ndigishobora gutuma ubona inzira ucamo. Ariko reba Yesu, arakubera itara. Imana ishimwe, irakubera itara. Reba Yesu, arakubera itara. Numutumbira arakubera itara, numukurikira arakumurikira. Ubwo businzi ntuzongera kubusubiramo, ubwo busambanyi bwakubase ntuzongera kubusubiramo. Uzasanga bwakuberaga umwijima utaramenya Yesu. Ariko uyu munsi kuko wamenye Yesu wariwe, ko ejo n'ejo bundi ibihe byose bidashira, uzitwa umwana w'Imana, uzagendana nawe ibihe byose, urisanga wabaye uwo kuyoborwa nawe. Urasanga inzira urgucamo itakikubereye iki umwijima. Imana ishimwe. Reba uwo wareba, ureke kureba ku muntu, reka gukurikira umuntu, kuko inzira kunjyanamo niyo kurimbuka. Ariyo ya nzira y'umwijima izatuma ugwa mu rwobo, rwa rwobo rw'icuraburindi, rwa rwobo rwuzuye amazi. Uzagwa mutembe mukaninugera muzapfa, kandi nupfa ugapfana ibyaha uzagera muri Gehinomu. Nta bugingo uzabona, nta juru uzabona, nta kuntu uzongera kwitwa umwana w'Imana. Ntuzitwa uwo kumenya Yesu Kristo. Ijambo ryatubwiye ngo nta kuntu bigeze bamumenya abo ngabo bagendera muri izo nzira, kuko nabo batamumenye. Ariko kuko Imana ari urukundo, uyu munsi iragushishikariza, ndagushishikariza kugira ngo uze ugaruke kuri Yesu. Arakubambira, yakubaye, yarakubambiwe, agutangira, agatanga amaraso ye ameneka ku bwawe, kugira ngo ubabarirwe, kugira ngo uve mu nzira z'umwijima, nawe wongere witwe umwana w'Imana. Imana ishimwe. Muri iki gitondo, muri aya masaha, muri aya manwa, nawe ngushishikarije kugira ngo uve muri uwo mwijima w'icuraburindi, ukurikire Yesu nk'umukiza wawe, ukurikire Yesu nk'umucyo kumurikira ku manywa na nijoro, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Imana ikugire neza. Rero wa musore wawe waburaha
ukaba warahanzwe no guhora ugenda mu mwijima wa buri gitondo wa buri kigoroba wa saa sita wa nijoro ukaba ugenda iteka ryose utari kubona uwakumurikira ukaba warabuze uwagukura muri iyo nzira ukaba warabuze uwagukura mu busambanyi bwakubase ukaba warabuze uwagukura mu kuhora wikinisha iteka ryose ukarara nabi ukarota nabi ukamera nk'umusazi ukaba warabaye nk'igicamuke wewe wa mugabo we urahanga uritegeye amatwi ijambo ry'Imana ndagushishikariza kugira ngo uve muri ibyo ngibyo wongere umenye ko hari umwami w'imbabazi kari umwami uhori wifuza kugendana nawe wa wundi wakugeza ahantu hakomeye utabasha kwigeza wa wundi wagukura mu gahiri n'agahinda k'ibyo byakubase bikaba byarakubereye nk'umwijima wa wundi uhora ugenda ukaburira ku mugore ukaburya ntumwibuke ibyo nabyo n'umwijima ukaba urya ntumenye umwana wasize ukaba iteka ryose ukorera amafaranga ntumenye iyo yagiye kubera guhora ugenda mu mwijima ukaba ugendana n'abantu bakuyobora mu nzira mbi abo ni abantu kuko ntibamenye Imana bari kukuyobora kugira ngo ibyo waruhiye byose ubitsembere iyo umugore yambara incabari yambara ubushwarita umugore ahora aganya ahora yiganyira yibaze niba yarashatse umutware yibaze niba amufite cyangwa niba atamufite ndagira ngo ngushishikarize ngo umufasha wawe washatse uyu munsi wa none yanezezwa nuko nawe wamurikirwa n'Imana akajya anezezwa nuko nawe wabonye ko rwa rufaranga mukarushangira Imana ishimwe haleluya haleluya reba kuntu umugore wawe umugarutseho akagirirwa ubuntu akumva ko hagaruwe n'uyu mugabo ukomeye umeze nk'igitare twihishamo akajya abona nawe wamuguriye wamuhaye ku mboga nziza wamuhaye kuri bya biryo uririyo ngiyo ukabona ntiyishwe na bwaki ukabona umugore wawe nawe ari kugenda abyibuha agatoto kaza ukabona umugore kuri amavuta yabuze uwo mugore ni gute atakunezererwa mutware mwiza icyatuma atavuga ngo uyu ni umutware mwiza nanjye noneho Yesu noneho hari icyo yakoze hari icyo yageze yamurikiye umutware nawe yamenye inzira nziza